ndagushimiye wowe ukomeje gutegera amatwi ibyigisha Imana iguha umugisha. Tumaze iminsi turi kwigana hamwe igitabo cya Daniyeli, aho twabonye ko igice cya mbere havugwaga ibyo kunyagwa kw'Abisirayeli bakajyanwa i Babuloni nk'ingaruka kutumvira Uwiteka Umuremyi ngo bamwubahe. Daniyeli igice cya kabiri herekana ko amateka y'isi asoza Kristo ari umwami. Daniyeli igice cya karindwi nacyo kiza kivuga iby'amateka y'isi uko ubwami busimburana, ariko ubu Kristo bwo mu myaka yo hagati, Kristo yabaye umucamanza wacu. Daniyeli igice cya 8 n'icya 9 tubona amateka y'isi nayo agaruka, ariko Kristo akaba umutambyi mukuru wacu. Muri Daniyeli igice cya 8 rero duherutse kwigana mu cyiciro duheruka kwigana, mwabonye twareberaga hamwe izindi nyamaswa Daniyeli yeretswe, ariko zo zari isekurume y'ihene n'imfizi y'intama. Byari bifite ikindi kintu bishatse kuvuga. Twabonye ko imfizi y'intama ari ubwami bwa Medi n'Abaperesi, Daniyeli igice cya 8:20. Naho isekurume y'ihene yo ni ubwami bw'Abagiriki, Daniyeli igice cya 8:21. Iyi sekurume y'ihene yari ifite ihembe rimwe, ubwo yasekuraga imfizi y'intama ifite amahembe abiri. Rya hembe ry'isekurume ryaravunitse hamera amahembe 4. Ubwo rero Abagiriki ni umwami Alexander Rogara wafashe ubutegetsi asimbura Medi n'Abaperesi, aho atangiye asimburwa n'abagabo b'ingabo 4: Lisemakusi, Selekusi, Ptolémée na Cassandre. Abo nibo baje gusimbura umwami w'Abagiriki Alexander Rogara. Tubwirwa iki muri Bibiliya? Kuri rimwe muri ayo mahembe hashamikaho agahembe gato, karakura cyane, kaba rinini ryerekeye ikusi n'uburasirazuba, nuko riri kuza ndetse ryerekeye n'umugabo w'ingabo rimukuraho igitambo gihoraho, kandi ubuturo bwera burasenyuka. Daniyeli igice cya 8:9-11. Aha niho tugiye kwibanda cyane rero, dusesengura ibyerekeranye n'igitambo, ubuturo bwera n'imirimo yakorerwagamo nuko bwahasenywe. Ubuturo bwa Isirayeli bwarimukanwaga kubara igice cya 51. Ubuturo butimukanwa bwubatswe bwa mbere na Salomo kugeza igihe bwaje gusenywa burundu n'Abaromani mu mwaka 70 nyuma ya Kristo. Ubuturo bwera rero bwari bugizwe n'imigabane 3: mu rugo, ahera n'ahera cyane. Ubuturo bwera bukaba bwari aho Uwiteka yaturaga akavuganira n'Abisirayeli, bagahererwa amabwiriza icyo bakwiriye gukora, naho Imana yabaga. Banyubakira ubuturo bwera nure hagati muri mwe. Bwari bugizwe n'ibice 3: mu rugo, ahera n'ahera cyane. Mu buturo bwera iyo wavaga ku marembo yabaga yerekeye iburasirazuba, wageraga ku gicaniro cy'ibitambo cyangwa se ku rutambiro. Aha ku rutambiro niho umunyabyaha yazanaga itungo rye, intama, ihene cyangwa se inuma, igitambo cy'ibyaha niho cyatambirwaga. Umunyabyaha niho yavugiraga ibyaha bye, kandi agakizwa ku bw'ubuntu, kuko umuriro wavaga mu ijuru ugakongora iki gitambo, bikere ubwo umuntu akaba arababariwe. Nyamara Satani iki gikoresho cyo mu buturo bwashatse kugisenya. Aha umunyabyaha waboneraga imbabazi z'ibyaha ku bw'ubuntu bw'Imana, ariko ubu agakiza si ku bw'ubuntu, ahubwo kabaye ikiguzi cy'ibyo twakoze. Byaba bice mu buryo bwo gutanga ikiru cy'ibyaha cyangwa gutanga ikiguzi cy'imbabazi z'ibyaha. Ngira ngo nabizi ko mu mateka hari igihe cyageze abantu bakajya batanga amafaranga y'umurengera kugira ngo bakunde bagure imbabazi z'ibyaha bakoze. Bibiliya ni ikivuga, iradukiza itabitewe n'imirimo yo gukiranuka twakoze, ahubwo ku imbabazi zayo idukirisha kuhagirwa, ariko kubyarwa bwa kabiri ikadukirisha no guhindurwa bashya n'Umwuka Wera. Tito igice cya 3:56. Iyo wavaga ku gicaniro cy'ibitambo wageraga ku gikarabiro. Aha niho umutambyi yageraga agakaraba. Iyo atakarabaga akinjira mu buturo bwera, yahanishwaga igihano cyo gupfa. Wavaga rero ku gicaniro cy'ibitambo uhitira ku gikarabiro mbere yo kwinjira mu buturo bwera. Nyamara Satani
yahindanije igicaniro cyari gihagarariye umubatizo no kwezwa. Nyamara muri iyi minsi umubatizo w'ukuri warahindanijwe, haboneka imibatizo myinshi, umubatizo w'abana, gutonyangiza ku gahanga, umuriro n'indi. Nyamara Yesu yabatijwe umubatizo mu mazi, Mariko 9:9, Matayo 3:16, Yohana 3:23. Kandi abo Yesu yabwirije yabatishaga amazi menshi, bidakozwe nawe abo bikozwe n'abigishwa be. Yohana 4:1-2. Nyamara muri iyi minsi Satani yahindanije umubatizo, habonetse imibatizo myinshi ku buryo gutahura ukuri n'utari ukuri bigorana. Iyo bava ku gikarabiro rero bataga winjira ahera mu gice cya kabiri cyari kigize ubuturo bwera, naho harimo ibikoresho bitandukanye. Ahera wageraga ku gitereko cy'amatabaza. Igitereko cy'amatabaza ni kimwe mu bikoresho byabonekaga ahera kuva 25:30-40. Cyari gikozwe mu izahabu kandi ari cyiza. Amavuta aboneye ayerayo niyo yatumaga cyaka, kandi urumuri rwacyo ntirwazimaga haba ku manywa cyangwa nijoro. Umucyo wamurikaga mu buturo bwera wavaga kuri iki gicaniro. Umuriro wo kuri iki gitereko ni uwera kandi wacanwaga n'Imana ubwayo. Abari w'9:24. Igitereko cy'amatabaza cyamurikiraga ahera kandi kikaba cyarahoraga cyaka. Uyu mucyo ushushanya mwuka wera uhora umurika buri munsi ku wundi, kugira ngo turusheho kugendera mu mucyo. Nyamara Satani yakoze ibishoboka byose ngo ahindanye kandi asenye igitereko cy'amatabaza ku mugambi wo gusenya ubuturo bwera burundu. Ubusanzwe umumaro w'umwuka wera ni ugutsinda ab'isi, akabimeza iby'icyaha byo gucyanuka n'iby'amateka. Yohana 16:18. Iki ni cyo cya mbere akorera uwagezeho. Nyamara muri iyi minsi iyerekwa ry'umwuka wera ryafashwe nko kuvuga indimi zitamenyekana. Kandi wareba no kuri Pentecoste abahaye umwuka wera ntibavuze indimi zitamenyekana, ahubwo bavuze indimi zisanzwe zivugwa. Handitswe ngo iki? Nuko umuriro ubatungura uvuye mu ijuru, umeze nk'uw'umuyaga uhuha cyane, ukwira inzu bari bicayemo. Haboneka indimi zigabanije zisa n'umuriro, ururimi rujya ku muntu wese wo muri bo. Bose buzuzwa umwuka wera, batangira kuvuga izindi ndimi nk'uko umwuka yabahaye kuzivuga. Uwo muriri ubaye, abantu benshi baraterana, batangazwa n'uko umuntu wese yumvise babandi bavuga mu rurimi rw'iwabo. Barumirwa, bose baratangara, barabaza bati, mbese aba bose bavuga si Abanyagalileya? None se niki gitumye twese tumva bavuga mu ndimi z'iwacu za kavukire? Ibyakozwe no mu gice cya 2:2-8. Iyo ukomeje gusoma rero imirongo yakurikiyeho 13 havuga ibihugu baturutsemo n'indimi zo muri ibyo bihugu zari ziri kuvugwa, indimi z'iwacu za kavukire. Nyamara Satani yahindanije muri iyi minsi igitereko cy'amatabaza. Ikindi gikoresho tubona mu buturo bwera ni ameza y'imitsima yo kumurikwa kuva 25:23-30. Aya meza yari akozwe mu izahabu kandi ariho imitsima 12 kuva gice cya 7. Aho kandi hari amasahane, ibikombe n'inzabyo byo gusukisha amaturo y'ibyo kunywa. Buri Sabato imitsima arasimburwaga, yaribwaga n'abatambyi igasimbuzwa imishya. Aho ari 24:89. Nyamara Satani yagabye igitero ku meza y'imitsima. Ameza y'imitsima ahagarara ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana yo muri minsi ryimwe abantu, cyangwa se na kera nk'umuhe by'umwijima ho ubwabyo gufata Bibiliya bakayigusangana waricwaga. Kandi n'ubu mu bihugu by'abakomunisite niko bimeze. Bimwe na bimwe gusoma Bibiliya cyangwa kuyigufata n'igihano cyo kwicwa. Muri iki gihe Satani abantu yabimye ijambo ry'Imana, ntibona umwanya wo gusoma ngo bige Bibiliya. Ameza y'imitsima Satani yarayasenye.
ikindi gikoresho tubona ni igicaniro cy'imibavu kuva 30 kugeza wa 10. Igicaniro cy'imibavu cyari giteretse hafi y'umwenda ugabanyije ahera n'ahera cyane. Bahacyoserezagaho imibavu mu gitondo nimugoroba. Ni igitambo kiva amaraso, nta gitambo kiva amaraso cyahoserezwaga kuko cyari cy'imibavu gusa. Ahantu abatambyi bahagararaga bagasabira ubwoko bwa Isirayeli. Nyamara ubu noneho dushobora kwigirirayo ntawe dutumye kuko umuvugizi wacu n'umwe ni Kristo. Ibyo nabyo ariko Satani yarabisenye, siko bicyubatse. Uko umuhuza yahuzaga abantu n'Imana hagaze imbere y'igitereko cyangwa se igicaniro cy'imibavu, ubu Satani yarahitambitse aho kunyura kuri Kristo nk'umuvugizi wacu tumwaturira ibyaha byacu kandi ngo abe dusenga. Ibyo yarabyambuwe kuko hariho Imana imwe kandi hariho umuhuza umwe w'Imana n'abantu. Uwo nawe ni umuntu ari we Yesu Kristo. Urwa mbere rwa Timoteyo 2:5. Umuhuza w'Imana n'abantu ni Kristo. Nyamara ubu siko bikimeze. Satani yakomeje gusenya ubuturo bwera nk'uko Daniyeli yabibonye. Iyo usomye ukomeje gusoma ubona mu buturo bwera hari isanduku y'isezerano, aho nahera. Yari ikozwe mu giti cy'umushita, iyagirijweho izahabu nziza imbere n'inyuma. Umufuniko wayo wari izahabu gusa. Umufuniko niwe yihongerero yari igizwe n'imigabane 2. Isanduku bwayo ndetse no imbere mu isanduku habagamo amategeko n'inkoni ya Mose. Muri iyo sanduku ibyo byose byari bihari. N'urwabye rwari mu mano. Imana ubwayo binyuze muri Yesu Kristo yihamiriza ko amategeko 10 y'Imana atazavaho akanyuguti cyangwa agace kayo na gato. Ubone nubwo isi n'ijuru byakurwaho. Luka 13:17. None amategeko y'Imana arasiribanzwe. Ariko ugeze ku itegeko rya 4 ryo ubu ntitukirivugaho rumwe. Iminsi yo gusengaho Imana ku mpera za buri cyumweru yabaye myinshi ku buryo bisigaye bigoranye kumenya Iby'ukuri kwa Bibiliya kuvuga kuri iyi ngingo, kandi byanditswe muri Bibiliya bisobanutse neza. Nzafata ikindi gihe cyihariye dusobanura iyi ngingo neza twifashishije Bibiliya, twumva ikivuga ku munsi w'ikiruhuko mu itegeko rya 4 ucyo riteganya ku munsi w'isabato. Satani yahindanije ubuturo bwera rero n'isanduku y'isezerano nayo yarayica. Amategeko y'Imana arasiribanga ariko sinakubwira. Ubuturo rero bwera bwa kera n'uyu munsi aricyo butubwira. Imana yahuraga n'umunyabyaha mu buturo bwera. Uyu munsi Imana ihura natwe binyuze muri Kristo. Mu Kuri 5:19 Imana yahuraga n'umunyabyaha mu buturo bwera kuva 29:44, ariko Imana yatwihishuriye muri Yesu Kristo. Yohana 10:9. Imana turanaga n'umunyabyaha mu buturo bwera ku isi kuva 25:25 kugeza 29. Ariko uyu munsi wa none Imana ituranye natwe muri Kristo kandi binyuze muri we tubona ubwiza bw'Imana. Matayo 23. Imana avuganaga n'umunyabyaha mu buturo bwera, uyu munsi wa none ivuganira natwe muri Kristo. Abaheburayo 1:9. Uko Imana ishораga umunyabyaha ikavugana nawe mu buturo bwera, n'uyu munsi niko ivugana natwe ariko binyuze muri Kristo. Kristo rero niwe ubuturo bwera bwacureraga. Donc umurimo yakoraga mu buturo bwera yacureraga icyo Kristo ari kuzakorera umunyabyaha aje hano ku isi, kandi niko byagenze, yaragikoze. Uyu munsi Kristo ni umutambyi. Uyu munsi Kristo ni igitambo, kandi niwe utwezaho ibyaha byacu, niwe uduhuza n'Imana, niwe utuvuganira n'Imana, akadusabira uko bwije n'uko bukeye ngo twihane. Nyamara twabonye ko kuri ariya mahembe hazamera agahembe gato kazasenya ubuturo bwera. Amahame y'ubuturo bwera agasenyuka. Ukurikije ibyo tumaze kubona nawe wagiye wisomera, uraza kurushaho kugenda ubyumva neza, kurushaho kugenda ubisobanukirwa uburyo ubuturo bwera bwahindanijwe. Akagahembe kavugwaga bwari ubwami cyangwa se ubuyobozi bwari buzajyeho bugahindanya ubuturo bwera. Ukurikije uko amateka bivuga rero, ubwami bw'Abagiriki
abasimbuye ubwo bwami ntibahindanije ubuturo bwera kandi bashyizeho amahame arwanya amahame y'ubuturo bwera. Turasabwa kuba maso, tugasenga cyane kugira ngo twe tudahumanya ubuturo bwera, tudasenya ubuturo bwera, kuko ni igishushanyo kibiri mu ijuru. Guhumanya ihame ry'igicaniro, gutamba ibyaha no kubarirwa ibyaha ni ikintu gikomeye. Hariya umuriro waramanuka gukotsa igitambo kubw'impuhwe z'Imana, kubw'ubuntu bw'Imana. Natwe dukizwa kubw'ubuntu bw'Imana, si kubw'imirimo cyangwa gutanga amafaranga ngo tugure imbabazi z'ibyaha. Oya, ubwo Kristo ari umutambyi wacu mukuru kandi akaba akicaye ku ntebe y'ihongerero ngo avuganire abanyabyaha bamusanga, reka tumusange kuko igihe kizagera ahaguruka kuri iyo ntebe umuhuza yo kongera kuboneka. Tugifite amahirwe yo guhumeka, tugifite amahirwe yo kuba, tugifite ubwenge butekereza, reka dusange umwami wacu, tumuririre, tumuganyire, tumwaturire ibyaha byacu kandi tumusabe kubarirwa no kwezwa nawe mu izina rya Yesu Kristo.